Uraho neza nshuti muvandimwe, nongeye kugusuhuza cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Imana iduhane umugisha. Uyu munsi rero tugiye kwigana icyigisho gikurikiraho, icyigisho cya 8 kivuga ngo uko dukwiriye gucyaha no guhana abana bacu n'ingaruka z'iteka ryose ku batabikora. Nk'uko bisanzwe rero Imana iduhaye umugisha, ngiye tugiye kongera kukigana, nitwa Majabo Areruya Tito. Mbere yo kujya mbere mu cyigisho rero mureke twegeze Imana kandi dusenge. Mana yacu turagushimiye cyane ko uduhaye umwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turetse Mwuka Wera ngo atuyobore muri iki cyigisho gikomeye kandi gifite ingaruka nyinshi ku buzima bwacu bwa buri munsi tubamo, yaba ari ubuzima bw'iki gihe ndetse n'ubw'ahazaza. Mwuka Wera atuyobore kugira ngo tugire icyo dukuramo, kandi icyo dukuramo kizatubera impamba n'urwego bizatugezwaho mu ijuru. Tugusabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amena. Rero ingingo z'ingenzi tugiye kurebera hamwe, mu by'ukuri turaza kureba ku ngingo nyinshi zitandukanye, kandi ni izi ngizi zikurikira. Mbese ababyeyi bafite iyihe nshingano ku bijyanye no gucyaha cyangwa guhana abana babo? Mbese twemerewe gukubita abana inkoni? Mbese kutabacishaho akanyafu byaba bisobanuye ko tubanga? Mbese ni ryari inkoni ishobora gutanga umusaruro, kandi ni ryari ishobora kuba imfabusa mu kurera abana? Mbese ingeso mbi mu kurera ziranga ababyeyi bo muri iki gihe ni izihe? Mbese agahinda abana batera ababyeyi gakunze guterwa n'iki? Mbese twemerewe gucyahana abana dufite ubukana n'uburakari? Izindi ngingo turi burebe ni izi ngizi. Ni izihe ngaruka mbi zigera ku bana, yaba abarezwe bajeyi cyangwa se abareranwe ubukana bwinshi? Mbese ubundi ni gute Elina yareraga abana be? Mbese ni izihe ngaruka zizagira ku babyeyi bananiwe gucyaha abana babo? Mbese ababyeyi bareze abana babo nk'uko bikwiriye bo bazagororerwa iki? Reka turebe icyo Uwiteka Imana yabivuzeho binyujije muri Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Nshuti muvandimwe, rero tugiye guhera ku amasomo y'ingenzi cyane, amasomo tubona muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Kandi ayo masomo ubwayo turagira icyo tuyakuramo, ariko kandi nyuma turaza kwifashisha ibihamya bitandukanye biboneka mu mwuka w'ubuhanuzi, kandi Imana yiteguye kugira icyo iduhishurira binyujije muri uyu mucyo Imana igiye kwishimira kuduha. Muri ano masomo ya mbere tugiye gusoma rero, tugiye kubona uburyo Bibiliya ivuga yuko ari inshingano y'ababyeyi gucyaha ndetse no guhana abana babo, kandi ikavuga ko kubarinda inkoni ni ikimenyetso cyo kubanga. Isomo rya mbere riboneka mu Migani, igice cya 29 umurongo wa 15. Haranditswe ngo umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge, ariko umwana bandaritse akoza nyina isoni. Isomo rya kabiri, Imigani igice cya 10 umurongo wa 13. Ku munwa w'ujijutse haboneka ubwenge, ariko ibitugu by'udafite umutima bihanishwa inkoni. Isomo rya gatatu, Imigani 19 umurongo wa 29. Ibihano biringanirijwe abakobanyi, kandi inkoni zitegekewe ibitugu by'abapfapfa. Isomo rindi rikurikiraho, Imigani igice cya 26 umurongo wa 3. Ikiboko gikwiriye ifarashi, icyuma mu kanwa gikwiriye indogobe, n'inkoni nayo ikwiriye ibitugu by'abapfapfa. Reka turebe rero n'andi masomo akurikiraho, kugira ngo turusheho kubona yuko nta kintu na kimwe Imana itigeze igaragaza mu ijambo ryayo. Imigani igice cya 13 umurongo wa 24. Urinda umwana inkoni aba mwanzi, ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare. Imigani igice cya 22 umurongo wa 15. Haravuga ngo ubupfapfa buhambiriwe ku mutima w'umwana, ariko inkoni ihana izawumucaho. Irindi somo riboneka mu Migani igice cya 23 umurongo wa 13 ndetse n'uwa 14. Ntukange guhana umwana, kuko numukubita umunyafu atazapfa. Uzamukubita umunyafu, maze uzakiza ubugingo bwe ku gikuzimu. Tugiye noneho gukora andi masomo ari mu kindi cyerekezo. Bibiliya isaba abana kwemera guhanwa babikunze, kandi ikigisha ababyeyi ko
inkono ubwazo zidahagije ngo zitunganye imico y'abana babo. Isomo tugiye guheraho riboneka mu Migani 15 umurongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo umupfapfa ahinyura igihano se amuhana, ariko uwemera gucyahwa niwe ugira amakenga. Irindi somo riboneka mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 7. Bibiliya iravuga ngo nimwihanganira ibihano muba mugaragaje ko muri abana b'Imana. Mbese ni mwana ki udahanwa na se? Isomo rikurikiraho Imigani igice cya 27 umurongo wa 22. Nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano, ubupfu bwe ntibwamushiramo. Irindi somo Imigani 17 umurongo wa 10. Gucyahwa kugera umunyabwenge ku mutima kuruta guhanisha umupfapfa inkoni 100. Aya ni amasomo yimbitse cyane afite byinshi ashatse kuvuga, ariko tugiye kureba mu buryo burambuye turebe n'ikinyandiko z'Umwuka w'Abahanuzi zabivuzeho. Tugiye kwifashisha igitabo cy'inama zihigwa itorero, igitabo cya Softi. Tugiye guhera kuri paje 235 ndetse turasimbuka tujye kuri paje 240. Tugiye kubona yuko ababyeyi benshi bemerera abana babo gukora ibyo bishakiye byose bitwaje ko izo ngeso zabo mbi bazazicikaho ari uko bamaze gukura ndetse no kumenya kwitegeka. Nyamara turaza no kubona ko baba bakoze ikosa ritapfa gukosorwa, kandi amaherezo bazabazwa ubwo bupfapfa bagize mu kurera abana Imana yabahaye. Mu buryo burambuye uku niko umuja w'Imana Elena White yabyanditse. Yaranditse ati: mu isi uko bisanzwe bigenda bareka abasore bakikurikiriza uko ubwenge bwabo bubabwirije, kandi iyo ari abanyamahane bakiri bato ababyeyi bavuga ko bazakira hanyuma y'igihe gito, bamaze imyaka 10, 16 cyangwa 18 y'ubukuru. Noneho bakagira ibyabo bitekerezo bakareka ingeso zabo mbi, hanyuma bakaba abagabo n'abagore b'ingirakamaro. Mbega ifuti! Bamara imyaka myinshi bemerera umwanzi kubiba mu murima w'umutima, bakareka ingeso mbi zigakura, kandi akenshi umurimo wose wazakorwa muri ubwo butaka ntacyo wazamara. Ababyeyi bakwiriye gutegeka abana babo bakareka irari ryabo bakarinesha. Nibatagira batyo Imana izarimbura rwose abo bana ku munsi w'uburakari bwayo bukaze, kandi ababyeyi batayoboye abana babo neza ntibazabarwa ko batacumuye. Aya ni amagambo aboneka mu nama z'itorero paje 235 mu gitabo cya Soft. Ubwo ndimo ndakoresha igitabo cya Soft cyabonetse mbere, kirimo volume ya mbere n'iya kabiri gusa, ariko niyo mwareba mu gitabo gishyashya itorero ryasohoye kirimo volume ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu, n'ubundi muri cya gice kivuga ibijyanye no kurera abana n'ubundi mwabisangamo. Nkuko nari maze kubivuga, mushobora kubisanga mu igice cya 36, ubwo ni mu mugabane wa kabiri. Igitabo icyo ari cyo cyose waba ufite wareba mu mugabane wa kabiri wa kino gitabo, ukareba igice cya 36 cyitwa ngo kurera abana bacu neza no kubigisha. Tugiye gukomeza rero turebe n'ayandi magambo twumve uko Umwuka w'Abahanuzi wavuze ino ngingo. Umuvumo w'Imana uzagera ku babyeyi bakiranirwa, ntibatera amahwa azabakomeretsa bakiri mu isi gusa, ahubwo bazabona ibyo gukiranirwa kwabo ubwo imanza zizaterurwa. Abana benshi bazahaguruka mu rubanza bacireho iteka ababyeyi babo kuko batababujije gukora ibibi, maze bavuge ko aribo babarimbuje. Ibambe ritari ry'ukuri n'urukundo ruhumye by'ababyeyi bibatera kugira urwitwazo rw'amafuti y'abana babo, maze bakirengagiza kubahana. Ibyo bigatuma abana bazimira, maze amaraso yabo akazaba ku babyeyi bakiranirwa. Paje 240. Rero nshuti muvandimwe, hari ibintu by'ingenzi nka 2 tumaze kubonamo hano. Murabona yuko ababyeyi ba mbere ngo bakora ikosa, bakabona umwana arimo arakura nabi, arimo aragira imyitwarire mibi, arimo arapfapfana babireba,
bati mumureke aracyari muto, azagenda akura, azagenda yikosora, azagenda yihana. Ntabwo ari byo. Igiti kigororwa kikiri gito, niko Umunyarwanda yavuze. Ariko n'Imana ikavuga ngo mu Migani 22:6, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Ariko bano babyeyi bakora ikosa, bakareka umwana akabanza agakura, akagira imyaka 16, 18, 20, imyaka ishingirwaho mu bihugu hafi ya byose, bemeza ko umuntu yamaze kuba umuntu mukuru. Akaba ariho ababyeyi batekereza ko bazakosora ayo mafuti. Ariko nk'uko twabisomye, umuhati wose wazakoreshwa nta kintu wazageraho, kuko bizaba byamaze nko kuba igiti cyamaze gukura gikomeye, utabasha kugonda cyangwa kugorora. Ikindi kintu hano tubonye, izindi ngaruka zibabaje cyane zizabaho, abo bana n'ubundi bazarimbuka, kuko ntabwo bazaba barakiriye agakiza, ntabwo bazaba barihannye ngo bizere Imana, bazarimbuka bazize ibibi byabo. Ndetse iyo mibereho barimo izabadanangirira mu byaha nyine, ndetse n'umutimanama wabo ntabwo uzabasha kuba muzima byibura ngo bayobore ku Mana. Ikindi cya gatatu tubonye, nubwo umubyeyi ashobora kuvuga ati njyewe ibintu byose narabikoze, nitwaye neza, nta kibazo mfite, ariko tubonye ko uno mubyeyi azabazwa amaraso y'aba bana, nawe ngo azagaragara ko icyo gicumuro kimuriho. Kandi ubwo amahirwe menshi bano babyeyi bitwaye batya, batigeze baba ababyeyi nyababyeyi ngo bakore inshingano bagomba gukora, bazarimbuka. Iki kintu nibatakihana ngo bagicike bagisabire imbabazi, umubyeyi uzasanga icyo kintu yaragikoze kandi ntakihane, nta gushidikanya azabazwa amaraso y'abana babo, kandi nta kintu azabasha kuvuga mu rubanza. Hari ibintu Bibiliya cyangwa se nk'uko abahanuzi bivuga bigasa nk'aho byoroheje, ariko biba biremereye cyane. Niba ibyanditswe bivuze ngo uzabazwa amaraso y'umuntu runaka, namwe mubitekereze. Muratekereza ko umuntu azabona icyo avuga? Azireguza iki? Nta na kimwe. Namara kubura icyo yireguza rero, ikizakurikiraho kirumvikana. Kutarera neza abana kw'ababyeyi rero nicyo kintu ngo gituma abantu benshi ku isi bazarimbuka. Tugiye kureba mu magambo arambuye mu nama z'itorero, paje 236 mu gitabo cya Soft. Ernest yaranditse ati, abagabo n'abagore bavuga ko bubaha Bibiliya kandi bagakurikiza ibyo yigisha bananirwa mu buryo bwinshi gusohoza ibyo ivuga. Igihe bigisha abana bikurikirira kamere yabo mbi, bakayirutisha ubushake bw'Imana bwerekanywe. Uko kwirengagiza inshingano gutuma imitima ibihumbi byinshi izimira. Bibiliya ifite amategeko yigisha uburyo bwiza bwo kuyobora abana. Bibiliya ifite amategeko menshi yigisha uburyo bwiza bwo kuyobora abana. Iyaba iby'Imana ishaka byitonderwaga n'ababyeyi, twabona muri iyi minsi umutwe w'abasore bakora umurimo. Ariko ababyeyi bavuga ko ari abasomyi ba Bibiliya kandi ari abayoboke bayo, bakora ibinyuranye rwose n'ibyo Bibiliya yigisha. Twumva imiborogo y'umubabaro n'agahinda by'ababyeyi b'abagabo n'ab'abagore barizwa n'ingeso z'abana babo, bakamenyaho gatoya gusa yuko aribo bitera umubabaro n'agahinda, kandi ko barimburisha abana babo kubakunda urukundo rutari urw'ukuri. Ntibazi inshingano zabo Imana yabahaye zo kwigisha abana babo kugira ngo bagire ingeso zitunganye bakiri impinja. Ibyo nibyo tumaze gusoma. Kutita ku nshingano kw'ababyeyi nicyo kintu cya mbere kirimbuza abana, kirimbuza urubyiruko, kirimbuza abantu bari mu iyi si. Uretse ko Imana ishobora guca inzira muri bwa buryo bwayo burenga igihumbi, abana bakazamukirwa n'umucyo, ahari wenda bakazakizwa bakuze, ariko abenshi birangira bazimiye burundu bitewe n'iki? Ababyeyi ntabwo bakoze inshingano yabo. Hanyuma rero tukabona ababyeyi bari kwijujuta, bari kurira, abana bacu babaye ibirara, mfite abakobwa 5 bose babyariye mu rugo, mfite abahungu banjye bose barwaye sida, mfite abana banjye birirwa bapfumura amazu bari kwiba, ubutunzi bwose nkoreye njya kubafunguza aho bafungiye. Ababyeyi bakarira.
ariko hano umwuka w'ubuhanuzi werekanye ngo akenshi ako gahinda ababyeyi nibo baba barakiteye, baba barakikururiye binyuze mu kutarera abana neza ngo babacyahe igihe biri ngombwa. Ababyeyi bakabigendamo gake, bakabyirengagiza, umwana agakora ikintu uzi neza ko ari kibi, agatangira kujya abeshya utuntu duto dutoya, umwana ukamubwira ati ati ibyo birasanzwe, ati ni ugutera burage, ni ugusetsa, nta kibazo. Ntibavuge icyaha mu izina ryacyo. Abana bagatwarwa na za televiziyo, bakajya birirwa bareba amadesiyanime, bakabikuriramo gutyo, ntuzigere na rimwe ubabwira yuko bagomba kwitondera umwanya bamara imbere ya sikirini, imbere ya televizeri. Warangiza ntubacyahe ibyo babonye byose bagatangira kubishyira mu bikorwa, ntabwo uzi ngo biriwe bareba ibiki, biriwe bumva ibiki, nta kubacyaha na guto. Abana bagatangira gusakuza mu rusengero, bagatangira kongorerana, kunegura ababwiriza, ukabihorera, warangiza nyuma ukazarira cyane ngo abana bose bamaze kubajyana muri gereza. Izo ni ingaruka ngo twikururira nk'ababyeyi, ariko icyo ni icyaha kiba cyanditswe ku mazina y'ababyeyi benshi, kandi nikitihanwa ngo gicikweho ababyeyi bazarimbuka rwose. Ariko impamvu Imana iba yemeye ko uno mucyo utambuka ni ukugira ngo twe kurimbuka, ahubwo tuzagire gute? Tuzihane, twizere Yesu atubere umwami n'umukiza, ahindure imibereho yacu burundu, tuzihane tubashe kuragwa ubwami bw'Imana. Nyamara kandi hari n'ingingo tugezeho ivuga ngo nubwo ababyeyi bategetswe guhana no gucyaha, ariko ntabwo bemerewe guhana barakaye. Tugiye kureba n'ingaruka zabyo. Tugiye kureba mu gitabo cy'inama z'itorero, paje 245 mu gitabo cya Soft. Ni abahe bana? Oya, ahubwo haravuga ngo niba abana banyu ari abanyagasuzuguro bakwiriye guhanwa. Mu gihe mutarabahana ariko mujye mujya hiherereye musabe Imana koroshya no gutuza imitima y'abana banyu, kandi baha ubwenge bwo kumenya kubafasha. Ntabwo nari nabona na rimwe iyi nzira ibura kugira umumaro. Ntabwo mushobora kumvisha abana banyu iby'umwuka igihe umutima w'umubyeyi wuzuwe n'uburakari. Ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo uburakari na gahunda yo gucengezamo abandi bantu iby'umwuka ni ibintu bibiri bihabanye, bidashobora gukorana, bitagendana, bituzuzanya. Ariko se ni ababyeyi bangahe bajya guhana abana babo bakabanza bakegera ku ruhande bakajya gusenga? Ni bangahe? Ushaka gusanga ari nta n'umwe. Ariko niyo mpamvu ibi byose byanditswe. Kino gitabo Abadivantisite barakimenyereye, baragisanganwe, ariko ni bangahe bagisoma? Ni bangahe baha agaciro ibyanditsemo? Ni bangahe bamara kugisoma bakenyega Imana ngo noneho ngo ibashoboze gukurikiza ibyo basomye? Ariko hano harimo inama zikomeye. Nta na rimwe twemerewe guhana abana turakaye cyangwa se dufite umujinya. Ahubwo tugomba kwegera ku ruhande, tugacururuka, tukanasaba Imana ikatwigisha uko turi bubigenze. Twamara kugaruka dusa nk'abatuje, tukabona kubona uko ducyaha abana bacu. Mukwiriye guhanisha abana banyu urukundo, ntimukabakundire ko bakora ibyo bishakiye kugeza ubwo murakara, hanyuma ngo mubone kubahana. Akenshi noneho hano biranagaragaye ko uburakari akenshi ababyeyi nitwe tubwitera. Umwana ukamureka akikora ibyo yishakiye, ukaba ati ntacyo bitwaye cyane, akongera kugeza ubwo akora ikintu giteye ubwoba, ugahita uhagurukana uburakari. Ariko iyo bamuhannye kare rugikubita, ntabwo bari kugeza ubwo urakara bene ako kageni. Bene uko guhana gufasha ibibi gusa mu kigwi cyo kubivura. Iyo uhannye umwana urakaye, ukamuhanana umujinya, akabona kamere yawe yabyutse, uba urimo uramwigisha ukuntu kamere ibyutswa. Ubutaha nawe akajya abikora, yakora n'ikosa agahita kurusha kurakara. Ikintu cyose ababyeyi bakora abana bari kukiga. Nta kindi rero ngo bibyutsa uburakari bukaze bw'umwana, kandi nawe bikamutera kwiyumvamo yuko utamwitayeho. Yibwira yuko iyo aba wari umwitayeho utaba wamugenjeje gutyo. Mbese mutekereza yuko Imana itazi uburyo abo bana bahanwa? Irabizi, kandi izi n'umugisha wari kuboneka iyo uwo murimo wo guhana ukorwa mu buryo
bwo kwiyegereza uwo mwana kuruta kumuhata. Aha rero birasaba n'igihe, ababyeyi bagatanga igihe. Umwana mwiyegereze, wimuhata, wisa nkaho rwose uhora umuhatira ibintu bitanumvikana. Mwiyegereze, muhe urukundo, mwereke urukundo, muhishurire urukundo rw'Imana. N'uburyo umuhana bigaragare ko uzi Imana, bigaragare ko bikorana umwuka wo gusenga. N'icyo umubwiye n'ikibi cyacyo ukamwereka naho cyanditswe, ukakimuhanira wamuhishuriye n'uburyo Imana icyo kintu cyanga, ukamwereka n'ingaruka zabayeho mu mateka yo muri Bibiliya. Nitubikorana urukundo, abana bazatwumva. Ariko iyo umuhananye uburakari, bikagaragara ko ntabwo umuhannye uri mu mwuka wa Yesu, umuhannye uri mu mwuka wa Satani. Umwana arabibona, kugeza ubwo abana bamwe batangira kuvuga bati, iyaba data nkunda ntabwo yari kunkorera biriya bintu, iyaba mama nkunda ntabwo yakabaye ampana kuriya nk'igisambo cyafashwe kiri kwiba. Ubu rero tugeze ku yindi ngingo ivuga ngo kurerana abana ubukana bwinshi bituma iyo bamaze gukura no kubasha kwigenga, bahita berekana ko barezwe nk'inyamaswa mu cyimbo cyo kuba barigishijwe. Tugiye kureba mu buryo burambuye za ngaruka noneho zo guhana abana, nubwo kubahana ari itegeko, tukaba tubisabwa, ndetse n'umuntu wabyirengagiza. Muri iyi minsi hari kuza amategeko menshi mu bihugu bitandukanye, ibihugu byo hanze, ibihugu duturanye, bavuga bati inkoni ntigakore ku mwana, nta muntu wemerewe kongera gucishaho akanyafu ku bana, nta muntu ugomba guhana abana. Ariko ingaruka zagiye zigaragara, abana barahona rwose, bakaba ibirara, bakaba ibyigenge, n'ibindi byinshi cyane umuntu atarondora. Rero tugiye kureba noneho iyo umwana bamuhananye ubukana bwinshi cyane. Guhana ni byiza, ariko ikintu cyose ukoze nabi cyangwa ukagikora mu buryo bukabije kiba kibi. Turaza kubireba dusange ko guhana umwana urakaye, ufite uburakari, ukamuhana inabi nta rukundo na ruke rurimo, ni bibi cyane, nk'uko no kutamuhana burundu nabyo ariko bimeze. Ingaruka zenda kungana rwose. Hari imiryango myinshi, tugiye gusoma mu nama z'itorero, paje 238, dukomereze kuri paje 239 mu nama z'itorero mu gitabo cya Soft. Hariho imiryango myinshi ifite abana bagaragara ko bigishijwe neza mu gihe barerwaga, ariko iyo imbaraga yabateraga kumvira amategeko ivuyeho, bagaragara ko badashoboye gutekereza no gukora cyangwa kwihitiramo ubwabo. Kureresha abasore igitsure utabateye gutekereza, ubinyujije mu buryo buboneye no gukora ubwabo nk'uko babashije, nk'uko ubwenge bwabo bungana, kugira ngo ibyo bibabashishe gukura mu bitekerezo no kwiyumvamo ko bakwiye kwiyubaha no kwiyiringira mu bwenge bwabo ko bashobora kugira icyo bakora. Ibyo bizatuma baba abantu bafite intege nke mu bwenge no mu ngeso. Ukabareresha igitsura, ugahora wabafungiranye mu gipangu, ugahora bagize gute, n'ubundi buryo bwose ababyeyi bajya bakoresha, bagasa nk'aho barikoresha iterabwoba, aho kugira ngo barereshe urukundo no kumvikana no kujya inama no kugaragaza urukundo n'impuhwe bya gikristo, bakareresha iterabwoba. Noneho rero wa muntu agasa nk'aho ari kugaragara nk'aho afite ikinyabupfura muri sosiyete, ariko igihe azaba abashije kwigenga, turaza kubibona hano hasi. Iyo amaze kwigenga, birangira agaragaje ko rwose ari umunyantege nke, yaba mu gufata imyanzuro, mu gutekereza no mu ngeso ze. Nibageze mu gihe cyo kwikorera, bazagaragaza ko barezwe nk'inyamaswa, batigishijwe. Ubushake bwabo mu kigo cyo kuba bwarayobowe bizagaragara yuko bwahatiwe kumvira, babikoreshejwe n'ababyeyi n'abigisha babikoresha ubukana. Azamera nk'ihene iciye ikiziriko. Abo babyeyi n'abigisha rero birata yuko bafite ubutegetsi busesuye ku bwenge no ku bushake bw'abana barera, ariko baramutse baretse uko kwirata kwabo, batunganya imibereho yo mu gihe kizaza y'abana, abana bariho bahatwa cyangwa batinyishwa kugira ngo bumvire. Abo bameze rwose nk'aho batiteguye gufatanya inshingano zo mu mibereho iruhije. Abigisha nk'abo banezezwa nuko bafite ububasha ku bwenge bw'abigishwa babo, ariko si abigisha beza, nubwo imigirire yabo yo muri iki gihe ari iyo gushyeshya. Ugasanga ababyeyi bari kwirata, abana banjye bari ku murongo, barumvira akantu kose mvuze. Iyo mvuze ngo tse, bigenda gutya na gutya.
Ibyo ni ibintu abanyarwanda baziranyeho cyane. Ati iyo papa avuze ngo tse, bishatse kuvuga ngo unakimubona uhita wibwiriza icyo gukora, ariko ugasanga ni iterabwoba. Ese papa waramutse agiye akajya mu ruzinduko rw'akazi akamara amezi 2, ese muri ayo mezi 2 wasigaye mu rugo witwara ute? Niho bizagaragarira. Kandi amaherezo buriya hari ikintu ababyeyi bagomba kwitaho cyane. Hari igihe abana usanga turi kubafata nk'aho bazaba mu rugo iteka ryose, ntidutekereze ko bazahava kandi bitari kera. Uretse no kuhava bagiye kwikorera bizinesi zabo cyangwa bagiye mu mirimo itandukanye, cyangwa bashobora no kuhava vuba cyane bagiye kwiga, bakajya ndetse yewe no mu bihugu bya kure igihe bishobotse. Rero buri mubyeyi agomba gutekereza avuga ati ndimo natunganya imico y'umwana, ndimo narema imico y'abana banjye, ariko n'abana batazahora bari hano mu rugo, reka ntegure uburyo bazabaho igihe bazaba batari kumwe nanjye. Ikindi ababyeyi bibagirwa, nabo bibagirwa yuko badahoraho iteka ryose. Ejo ushobora gupfa, ushobora no gupfa kano kanya urimo kumva kino cyigisho, isaha n'isaha ushobora gupfa. None se abana bawe urimo urabategura ute igihe uzaba utagihari? Rero aha niho dukeneye kwiga ndetse no kwimbika kugira ngo tumenye neza icyo Imana itwifuzaho, Imana iduhishurire ibigomba gukosoka, kandi twambike imbaraga kugira ngo idushoboze gushyira mu bikorwa amahame mashya tuba turi kwiga buri munsi. Akenshi bakunda kwifata bagakoresha ububasha bwabo basuherewe, batagira ibambe. Ibyo bigatuma batabasha kwigarurira imitima y'abana babo n'abigishwa. Aba ni babigisha ababyeyi bakoresha igitsure gusa, basa nk'abakangana ariko badakunda abana. Iyo ababiyegerezaga abana maze bakabereka ko babakunda kandi bakabagaragariza ko bishimiye ibyo bahirimbanira byose ndetse n'ibikino byabo, rimwe na rimwe ndetse bakaba nk'abana mu bandi, babashije gutera abana kunezerwa cyane, bigatuma babakunda kandi bakabiringira. Abana bakubaha kandi bagakunda ubutegetsi bw'ababyeyi n'ubwo abigisha babo. Izo ni zo ngaruka nziza zishobora kubaho ababyeyi baramutse bitaye kuri ibi byose. Ubundi kandi abasore ntibakwiriye kwihorerwa ngo batekereze kandi bakore ibinyuranye n'inama z'ababyeyi babo n'iz'abigisha babo. Kutabacyahana ubukana n'uburakari ni byiza, ariko ntabwo bivuze ngo noneho tubihorere burundu. Abana bakwiriye kwigishwa kwemera kugirwa inama no kuyoborwa n'ababyeyi babo n'abigisha babo. Bakwiriye kwigishwa yuko ibitekerezo byabo bikwiriye kumvikana n'ibitekerezo by'ababyeyi babo n'iby'abigisha babo, kandi ngo bamenye akamaro ko kwitondera inama zabo. Maze mu gihe bazaba batakiyoborwa n'ababyeyi babo n'abigisha babo, ingeso zabo ntizizasa n'urubingo runyeganyezwa n'umuyaga, ahubwo noneho bizagaragara ko bashikamye, bafite imico ishikamye, ikomeye, ishikamye ku rutare. Igihe bazaba batari kumwe n'ababyeyi babo, bazaba batagiri kumwe n'abigisha babo, bizagaragara yuko ibyo bize mu buryo bwiza babyizemo bizababera ingirakamaro, bikababera umusingi w'ubuzima bw'ahazaza. Tugeze ku kagingo kavuga ngo gukariha kw'ababyeyi ku bana ntabwo bitera kumvirwa. N'ubundi biraza bishimangira bisongera ibyo twari tumaze kuvuga. Ni izihe ngaruka zo guhana abana ukarishye warigize umurakare? Ntihakagire n'umwe wibwira ko gukariha no gusharira bikenewe kugira ngo yubahwe. Nabonye ingo ziyobowe neza zitarangwamo no kubwirana no kurebana nabi. Nagiye mu yindi miryango aho amategeko yose yatangwaga mu ijwi rya gitegetsi, kandi urutoto ruhoraho n'ibihano bishaririye aribyo byayoboraga kenshi. Mu muryango wa mbere abana biganaga ababyeyi babo, kandi byari ingume ko bavuganaga hagati yabo bafite gukariha. Mu muryango wa kabiri urugero rw'ababyeyi rwakurikizwaga neza n'abana. Amagambo akomeretsa, ashaririye, kunengana n'intonganya byahumvikanaga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Amagambo ababaza abyara ubwoba kandi akarandura urukundo mu mutima, nayo akwiriye kwirindwa. Aho kubyutsa mu muryango ubwoba bubi, umugabo w'umunyabwenge ufite urukundo kandi utunganye azababera icyanzu cy'urukundo mu muryango. Niba tunywera ku isoko y'amazi y'ubugingo,
izaduha amazi meza atagira ubusharire na buke. Amagambo akarishye ababaza umutima kandi agakomeretsa imitima y'abana, kandi inshuro nyinshi ibyo bikomere bitinda gukira. Amagambo akarishye ababaza umutima kandi agakomeretsa imitima y'abana, kandi inshuro nyinshi ibyo bikomere bitinda gukira. Abana bababazwa no gukiranirwa guto, kandi bamwe muri bo bikabaca intege, bikarangira batagitega amatwi ijwi rikomeye kandi rikakaye ribategeka, kandi nanone bikarangira batakinababazwa n'igihano icyo ari cyo cyose wabahanisha. Aya magambo arakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo abana bya bindi bibi bahora bumva, inkoni bahora bakubitwa, bageraho bakabikuba na zeru, bakumva noneho biraciriritse, bakavuga bati nibankubita inkoni 30 mu kanya ziraba zahoze, maze ahubwo bakiremamo ikintu kimeze nk'urukuta, ku buryo bazarushaho kunangira mu bibi byabo, kugira ngo bareke ingeso zabo mbi, ahubwo bazarushaho kwinangira no kwidanangira mu bibi byabo. Aho mu mvugo y'iki gihe bavuga bati ibihano babiciye amazi, inkoni nta kintu zikivuze. Kumutonganya, kumurakarira, ukamubwira ibintu byinshi cyane, umwana akicirikira gusa akagenda. Biteye akaga rero gucyahana ubukana bwinshi amafuti yoroheje. Buriya ababyeyi bagomba guhana bikurikije n'ikosa. Ikosa rikomeye ukarihana mu buryo bukomeye, ikosa ryoroheje ukarihana mu buryo bworoheje. Ukunenga gukarishye cyane, amategeko atarangwamo imbabazi na nke, biyobora mu gusuzugura amategeko ayo ari yo yose, kandi buhoro buhoro abana barezwe batyo bazagaragaza kutubaha n'amategeko ya Kristo. Niba umwana yamaze kwima agaciro amategeko y'ababyeyi, ntabwo uzamubwira ngo amategeko ya Kristo, amategeko y'Imana, oya, yose ahita ayashyira mu gatebo kamwe, nta rindi tegeko yongera kumvira, ndetse bigera ubwo n'amategeko ya leta atangira kuyasuzugura. Niho rero birirwa muri gereza, kuko n'igihugu ubwacyo batakikiyumvamo. Tugeze ku yindi ngingo ivuga ngo mu kurera abana be Ellen White yababuzaga ibibi. Tugiye kureba ukuntu Ellen White yabigenzaga. Ni urugero rwiza tugiye kureberaho, ni urugero ruto rw'ibyo yageragezaga gukora mu mibereho ya buri munsi, kugira ngo abana be abashe kubaha uburere bukwiriye, bunoze, ahakurikije umuco Imana yamuhaye. Tugiye kureba byinshi tumwigiraho, kandi ahari natwe dusenga cyane kugira ngo Imana iduhe imbaraga, ndetse tuzakore n'ibirushijeho. Kandi umusaruro tugiye kubona wagezweho mu rugo rwa Ellen White, natwe wagerwaho ndetse byarushaho. Ellen White yaranditse ati, ubwo tugeze mu gitabo cy'inama z'itorero n'ubundi, paje 248, dukomereze kuri paje 249 mu gitabo cya Soft. Ellen White yaranditse ati, abategarugori bamwe ntibahwanya mu byo bagenzereza abana babo. Rimwe na rimwe barabababaza, ubundi kandi banga kubaha ibyo kubanezeza bikwiriye byari gutuma umutima w'umwana unezera. Igihe bagenze batyo ntibaba biganye Kristo. Yakundaga abana, yasobanukirwaga n'uko bamerewe, kandi akabagirira ibambe mu gihe banezerewe no mu gihe bababaye. Igihe abana basabye kujya mu rugaga runaka cyangwa mu ishyaka runaka ryo gukina, mujye mubabwira muti, simbakundira ko mugenda bana, nimwicare hasi aha mbabwire impamvu, ndakora umurimo wo kuzababeshaho iteka, kandi ndakorera Imana. Imana yarabampaye kandi irabanshinga. Mpagaze mu mwanya w'Imana mbarera bana banjye, nicyo gituma mbarinda, kuko nzababazwa ku munsi w'Imana. Aha ngaha turimo turumva Ellen White ari kutubwira inkuru y'ukuntu yabigenzaga, maze agakomeza akabwira abana be ati, mpagaze mu mwanya w'Imana mbarera bana banjye, nicyo gituma mbarinda, kuko nzababazwa ku munsi w'Imana. Mbese murashaka ko izina rya nyoko ryandikwa mu bitabo byo mu ijuru ko yananiwe gukorera abana be inshingano ye? Ko yakundiye umwanzi kwinjira agakora umurimo nkwiriye gukora? Bana banjye, ngiye kubabwira inzira ikwiriye iyo ari yo, maze niba mushaka kureka ibyo nyoko abigisha maze mukigira mu nzira y'ibibi, nyoko azahagarara nta kibi kimuriho, ariko mwebwe muzababazwa n'ibyaha byanyu ubwanyu. Uko niko nagenjereje abana banjye, kandi igihe nabaga ntararangiza barariraga,
bakambwira bati mbese ntiwadusabira? Ntabwo nigeze nanga kubasabira, napfukamye iruhande rwabo ndabasabira, hanyuma naragiye mpendahenda Imana ijoro ryose ngeza ku gasusuruko, ngira ngo ibinezeza by'umwanzi bidohoke, kandi naranesheje. Amena. Nubwo byatumye nkora ijoro ryose, nyamara niyumvisemo ko nishyuwe cyane igihe abana banjye bamfashe ku ijosi bakambwira bati mama, turanezerewe cyane ko utadukundiye kugenda igihe twabishakaga, noneho tubonye yuko byajyaga kutubera icyaha. Babyeyi, nguko uko mwari mukwiriye gukora mubikomeje. Ukwiriye gukora uyu murimo niba wiringiye gukiriza abana bawe mu bwami bw'Imana. Iyi niyo nama ya Ellen White. Turabibonye ko yabigenzaga, ntabwo yihutira guhita afata inkoni. Ikindi cya kabiri tubonye, ntabwo niba ari abana bazi ubwenge babasha kumva no gusobanukirwa, ntabwo ikihutirwa ari inkoni cyangwa se ikibando. Oya, abana bicaze ubaganirize, kandi bibaganirize ibyo muri ubuzima busanzwe gusa. Oya, bereke isano ibyo uri gukora bifitanye n'inshingano Imana yaguhaye. Bereke uburyo ibyo bari bagiyemo nabyo bizababuza ijuru. Bereke uburyo bishobora kugushyirishaho mu rubanza, maze ubabaze niba bifuza yuko uzabura ijuru, kandi unabahitishemo. Muri make, umwana agomba kumenya neza ikosa iryo ari ryo, akamenya n'icyo Imana irivugaho, akamenya n'ingaruka zizamubaho ndetse no ku mubyeyi. Ikindi tubonye, inzira imeze gutya, inzira iyobowe n'Imana, iyi nzira iyobowe n'umwuka wo guca bugufi no kwemera kuyoborwa n'Imana, inzira itarimo gusharira no kugira ubukana bwinshi imbere y'abana, ahubwo inzira irimo kwicisha bugufi no kwemera kugendera ku birenge bya Yesu. Tubonye yuko ino nzira ngo birangire itanze umusaruro mwiza ushimishije. Ikindi kintu gikomeye cyane tubonyemo, Ellen White yari umubyeyi w'amasengesho, yari umubyeyi usenga. Ababyeyi bose by'umwihariko abadamu n'abagabo bagomba gusenga cyane, ndetse n'igihe byose bigerageje bikanga, intambwe ya nyuma ni ugusenga. Kugeza ubwo yaretse kuryama nubwo yari ananiwe, ijoro ryose kuva nimugoroba kugeza mu gitondo yaraye asenga, asengera icyo kintu. Imana iha agaciro isengesho rye, iha agaciro uwo mwanya yatanze. Imana iragenda ikabakaba imitima y'abana hashize igihe, cyangwa se bukeye ntawamenya. Abana baramwegera bamubwira bati warakoze mama, warakoze cyane, dusobanukiwe neza ko twari tugiye kugwa mu cyaha, none turagushimiye. Nshuti mubyeyi, muvandimwe, nawe niba ukiri umusore ukaba uri inkumi, ejo bundi uzaba uri umubyeyi. Ibintu byiteho cyane, ndetse niba ubona ubu noneho ushobora gusobanukirwa neza impamvu ufite imico ufite ubu ngubu, kuko umaze kubona uruhare ababyeyi babigizemo, ariko noneho ntuzabikorere iki abana bawe. Tugeze ku yindi ngingo, igihe ababyeyi badakoze inshingano zabo neza byo bizarangira bite? Ese baba barimo barakora iki? Barimo kubabaza Imana. Tugiye kureba amagambo arambuye mu gitabo cyitwa Integuza volume ya 3 paje 48 mu gitabo cya Soft. Haranditse ngo ababyeyi batigeze bita ku nshingano ikomeye Imana yabahaye bazahura nako gasuzuguro mu rubanza. Ni ukuvuga ngo ibyo babibye ibyo bizabagarukira. Imana izababaza ikibazo gikomeye ngo abana naguhaye ngo nderere barihe, kuki batari iburyo bwanjye? Ababyeyi benshi bazabona ubujiji bwabo bwo kutita ku gukosora amakosa y'abana babo, maze bakabarera abajeyi. Byatumye imico y'abo bana iba mibi, kuko itigeze ikosorwa, aribyo byabateye imibereho idashyitse ibahesha uburenganzira, nibyo byabateye imibereho idashyitse, bituma kandi bitabahesha uburenganzira bw'ijuru. Abandi bazasanga batarigeze baha abana babo igihe, batarabahaye kwitonda gukenewe n'urukundo n'ubugwaneza, ahubwo barabahaye gukerensa kwabo muri uwo murimo niko kwabateye gukorwa n'isoni. Ni amagambo nanone ashobora kuboneka mu gitabo cya Testimonies for the Church volume ya 4 paje 424. Babyeyi, iyo mutakaje inshingano yanyu y'uburezi muba mubabaza Imana, kuko ku munsi w'urubanza Imana izabaza iki kibazo ngo wakoreye iki umukumbi wanjye mwiza? Tuvuga ko ugeze mu ijuru kandi nta n'umwe wo mu bana bawe uhari, mbese wabwira iki Imana? Wayibwira uti
dore ndi hano n'abana wampaye. Ijuru ryandika ugukerensa, agasuzuguro kose k'ababyeyi mu bitabo byo mu ijuru. Ni amagambo aboneka n'ubundi mu kindi gitabo cyitwa Leta ya Ellen White ya 1962 yanditswe mu mwaka w'1901. Nk'uko tubibonye rero, ibintu byose bigira ingaruka. Inshingano zitari gukorwa ubu ngubu bizagira ingaruka yaba ku bana ndetse no ku babyeyi bizabagarukira. Kandi noneho ibyo byose bizagaruka mu munsi w'urubanza. Ni inshingano rero y'ababyeyi kugira ngo bazirikane niba ari umwana umwe wabyaye, niba ari babiri, ab'Imana yaguhaye bose, cyangwa nawe abo wahisemo kubyara. Nk'uko twabonye mu cyigisho gishize, ababyeyi bafite inshingano yo gutekereza neza ku mubare w'abana bagomba kubyara. Ariko hano ikintu bari kuvugamo, ese uzahagarara mu ijuru uvuge ati dore rwose nakoze inshingano ngomba gukora, abana nabahaye uburere, nazirikanye ko atari abanjye ahubwo ari ab'Imana, baha uburere bwa gikristo bukwiriye bw'abana b'Imana, none dore ngaba ndabazanye mu ijuru mbamurikiye Imana. Cyangwa uzisanga uriye wenyine nta mwana uhari. Twongere tubyibaze neza. Kandi ikintu gitangaje nubwo hano batahise bagitungaho urutoki, niba abana bawe batazajya bitewe n'uburyo wabahemukiye, bitewe n'uburyo utakoze inshingano yawe, n'ubundi biragoye cyane ngo nawe uzisange. Biragoye cyane kuko akayunguruzo bazakagucishamo byange, ntabwo uzabasha kugatambuka, ahubwo nawe uzasigara ku isi. Icyakora none hari ababyeyi bazisangayo bonyine kuko bakoze igishoboka cyose, abana barinangira bo bifatira umwanzuro wo kumera nk'ibyihebe. Bavuga ati twebwe mutureke. Nanone ijambo ry'Imana riravuga ngo abana bazazira ibyaha byabo n'ababyeyi bazazira iki? Ibyaha byabo. Icyo nacyo tuzirikane. Hatagira umuntu uvuga ati ubwo abana banjye bose bambereye ibirumbo, ubwo bivuze ngo n'ijuru ndaribuze. Oya, niba warakoze inshingano usabwa, n'uyu munsi ukaba uri kuyikora, ukaba uri no kwifuza gukosora ibyo utakoze byose ngo ubishyire ku murongo, aho ngaho uzaba utunganyije urugendo rwawe, kandi Imana izakwibukira ibyiza byose wayikoreye. Tugiye kureba ku rugero rwo mu mateka rero byabaye muri Bibiliya. Turebe ku mutambyi Eli yananiwe gucyaha abana be akomeje. Tugiye kureba ingaruka zavuyemo, turebe n'isomo twagira gute twabyigiraho. Tugiye kwifashisha igitabo cy'Umwuka w'Abahanuzi, Abakurambere n'Abahanuzi, paje 296 mu gitabo kiri hard copy. Dushobora no kubibona kuri paje 493, tugakomeza tukagera kuri paje 494 mu gitabo cya soft. Tugiye kumva uko Umwuka w'Abahanuzi yabivuze. Eli wari umutambyi n'umucamanza w'Abisiraheli, Imana yamubaragaho imico mbonera ndetse n'iby'umwuka by'ubwoko bwe, kandi mu buryo bw'umwihariko yari ashinzwe imico y'abahungu be. Eli yari akwiriye kubanza kugerageza gukoma mu nkokora ikibi akoresheje uburyo bworoshye, ariko ibyo byananirana agahagarika ikibi akoresheje ibyemezo bikomeye kuruta ibindi byose. Yababaje Imana bitewe no kudacyaha icyaha ndetse no gukoresha ubutabera ku banyabyaha. Ntabwo aba yarishingikirijweho mu gutuma Abisiraheli baba intungane. Abantu bagira umuhate muke wo gucyaha ikibi cyangwa byaterwa no kutagira icyo bitaho, ntibashishikarire kweza umuryango cyangwa itorero ry'Imana, babarwaho ibibi bibasha gukomoka muri uko kutita ku nshingano yabo. Ni ukuvuga ngo Eli wasaga nk'aho ahagarariye ishyanga ryose, binavuga ko yari umutambyi ndetse ahari umutambyi mukuru. Ishyanga ryose bagombaga kumwitegereza nk'umuntu ubahagarariye, ugomba kugira icyo akora gikomeye. Ariko mbere y'uko umutambyi mukuru mu Bisiraheli bose, yagomba kubanza akaba umubyeyi mwiza mu rugo rwe, agakora inshingano akwiriye. Hano tumaze kubona yuko ibintu byo byatangiye ni rutondo ruto, gahoro gahoro. Yanze gucyaha mu buryo bworoheje, yanga gucyaha ibintu byoroheje, yanga no gufata imyanzuro yoroheje ngo acyahe ibintu hakiri kare. Ariko baravuze ngo noneho niba yarahagurutse agiye kubicyaha, yagombaga noneho gukoresha n'imbaraga zose zishoboka niba ibyoroheje byanze. Iyo ni nayo nshingano ababyeyi basabwa. Niba usa nkaho ukora ibyoroheje umwana ntabihe agaciro, ugomba no gukora ibikomeye cyane.
Ikindi kintu hano tubonyemo, turaza no gukomeza twumve uko byagendekeye uno muryango wa Eli n'abahungu be. Inkuru ibabaje cyane, imwe mu nkuru zibabaje cyane ziri muri Bibiliya n'ukuntu byasoje, ni imwe mu nkuru zibabaje, yenda kumera nk'inkuru ya Samusoni ariko bigatandukanira akantu gato cyane. Ukabona ukuntu bisa nk'aho byatangiye neza, twumva amateka uko abana babyeyi bitwaye, uko byagenze, ariko byagera ku musozo amarira akagwa. Kandi nk'uko babona bibagendekera cyangwa se byabagendekeye, niko n'indi miryango myinshi ihorerwa muri urwo rushundura Satani aba yajugunye mu mazi, maze bagafatwa mpiri, bikazarangira barimbutse bazimiye buheriheri. Ikindi kintu kibabaje hano bavuze, nk'uko Eli atacyashya abana be, ni nako n'abandi bayobozi bose b'itorero, umwizera wese inshingano yose waba ufite, iyo udacyashye aba ugomba gucyaha mu gihe gikwiriye. Ingaruka zose ziboneka nyuma, Imana izikubaraho. Kuko hano Mwuka w'Abahanuzi bivuze ngo abo ngabo babarwaho ibibi bibasha gukomoka muri uko kutita ku nshingano. Ntimwitaye ku nshingano, ibintu biri gupfa, biri kugenda nabi, amakorari ni akavuyo, ni akaduruvayo, ni ibibazo gusa. Abayobozi bati mwiturize, nta kibazo gihari, ni ibisanzwe, bino tubimenyereye. Ntimukore inshingano yanyu, ntimucyaha abizera, ntimutange ibihano, bamwe ngo mubashyire mu mugayo, bamwe mubashyire mu muhezo. Abantu basobanukirwe yuko ijambo ry'Imana ryo kwitonderwa, ingaruka zizava muri ibyo bintu muri kwicecekera mu gatuza mwa bayobozi mwe, aya maraso azabarwaho. Agaruka ari njye ubivuze, ahubwo ijambo ry'Imana niryo ribigaragaza. Eli rero ntabwo yayoboye ab'urugo rwe akurikije amabwiriza Imana yatanze yerekeye uko umuryango ukwiye kuyoborwa. Yakurikije ubwenge bwe bwite. Uwo mubyeyi yirengagije amafuti n'ibyaha by'abahungu be kuva bakiri bato, akishuka yibwira yuko hanyuma y'igihe runaka bazaca akenge bakareka ibibi byabo. Muri iki gihe abantu benshi bakora ikosa nk'iryo, batekereza ko bazi uburyo bwiza bwo kurera abana babo kuruta ubw'Imana yatanze mu ijambo ryayo. Birababaje cyane. Bashimangira ingeso mbi muri abo bana, bagatanga urwitwazo bavuga ngo baracyari bato cyane ntibahanwa, reka dutegereze kugeza igihe bazakurira, kandi noneho icyo gihe nibwo bazabasha kugirwa inama. Uko niko ingeso mbi zirekwa zigakomera kugeza ubwo zihinduka kamere ya kabiri. Abana bagakura batagira icyo babuzwa, bagakurana imico izababera umuvumo uzabakurikirana mu mibereho yabo yose, kandi ishobora kuzagaragara no mu bandi. Abana bagakurira muri iyo mibereho imeze ityo, bakangirika bikomeye, nabo abazabakomokaho bikaba uruhererekane mu gisekuru cyose, bakaragwa izo ngeso zimeze zityo. Dukomeje rero, nta muvumo ukomeye uba mu miryango uruta kureka urubyiruko rugakora ibyo rwishakiye. Nta muvumo mubi uruta uwo nguwo. Kureka urubyiruko rugakura rwikorera ibyo rwishakiye. Mu mivumo yose mibi ibaho muri sosiyete, muri rubanda, nta muvumo uruta uyu. Iyo ababyeyi babonye ibyifuzo byose by'abana babo, maze bakabareka bakishimisha mu byo bazi ko atari byiza kuri bo, bidatinze abana bareka rwose kubaha ababyeyi, bakareka kuzirikana ubutware bw'Imana cyangwa ubw'abantu, maze bakajyanwa mu buretwa gukora ibyo Satani yifuza. Ibikorwa by'umuryango udafite uburere bwiza bikwira hose kandi bigateza akaga mu bantu, bikoranya umuraba w'ibibi byangiza ingo, imiryango ndetse n'ibihugu. Ibi ngibi murabona ko birasa n'ibyo twahoze turi kuvugaho kare. Ingaruka zirenga uwo muryango gusa zikagera mu baturanyi, abana baturanye, uko bagenda bakura bahinduka n'abantu b'abagabo bafite ingo, bigakwira bikuzura umudugudu, agace, bigakwira igihugu cyose, bikagera no ku ngaruka zigera ku gihugu cyose. Biturutse ku ki? Ku babyeyi batigeze bazirikana inshingano bahawe n'ijuru. Kubera rero Eli umwanya yari afite, turacyari gusoma muri cya gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi. Kubera Eli umwanya yari afite, ibikorwa byarushijeho kuba gikwira kuruta uko yari kuba ari umuntu usanzwe. Namwe murabyumva, iyo umuntu ari umuyobozi ukomeye uhagarariye abandi,
abana be cyangwa se n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyakorerwa mu muryango we cyangwa bikozwe na we ubwe, ingaruka zirakwira cyane zikogera kurenza uko yaba ari umuntu uciriritse ndetse utazwi. Imibereho y'umuryango we yiganwe n'abantu benshi muri Isiraheli, bose kuvuga bati n'umutambyi mukuru nuko bimeze, abana be turabazi nuko bimereye, natwe reka tubyigane tumufateho urugero, ni umutambyi mukuru. Ingaruka mbi zo kwirengagiza kwe no gukabya koroshya ibintu zagaragaye mu miryango ibihumbi byinshi yiganye urugero rwe. Iyo abana bareswe rero bagakora ibibi kandi ababyeyi bavuga ko bizera Imana, ukuri kw'Imana kuragawa, birangira ukuri kw'Imana kugawe, ukavuga ati niba abavuga ko bizera Imana bitwara kuriya, niba bari ababyeyi bavuga ko bubahiriza ijambo ry'Imana birirwa bari mu ngendo z'ivugabutumwa bataruhuka, ariko abana bakaba batanga icyitegererezo kimeze kuriya, iyo Mana nta Mana iyirimo, natwe ntabwo twayizera. Ni ukuvuga ngo ni ugutukisha izina ry'Imana mu pagani. Ikimenyetso kiruta ibindi kiranga ubukristo bw'umuryango ni ubwoko bw'imico ikomoka mu mikorere yawo. Aya ni amagambo tugomba kwitaho cyane. Ikimenyetso kirusha ibindi byose guhishura ubukristo bw'umuryango ni imico ikomoka mu bagize uwo muryango. Dukomeje rero, ibikorwa birarangurura kurusha imvugo nziza cyane ivuga uburyo umuntu yubaha Imana. Ibyo bavuga byose ibikorwa birarangurura. Twibuke mu gihe cya Yona mwene Amitayi, ubwo yari ageze mu bwato, babantu bakamubaza ati ariko we ko tubona inyanja umuraba wabaye mwinshi cyane, tukaba tubona tugiye kurengerwa, wowe urinde ubundi ko nta n'ikintu uri kuvuga ko wicecekeye, bimeze bite? Yona arababwira ati njye nitwa Yona, ndi umuhanuzi wubaha Imana, wubaha Uwiteka Imana. Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Mutekereze nawe mu icyo gisubizo Yona yasubije kiri mu bisubizo byantangaje muri Bibiliya yose. Uhereye mu itangiriro ukagera nko mu byahishuwe, ibyo nabashije gusoma byose, iki gisubizo cya Yona cyarantangaje bikomeye. Ukuntu yavuze ngo ni umuhanuzi wubaha Uwiteka Imana, kandi aho kugira ngo ajye aho bamutumye ajya i Nineve cyangwa se i Niniwe aho Imana yari yamutumye, ahubwo yafashe ubwato ajya mu cyerekezo gihabanye n'icyo ngicyo, yigira hehe? I Tarushishi. Aha naho rero nicyo bari kuvuga, ibikorwa birarangurura cyane, nta hantu bihuriye n'amagambo. Niba abavuga ko bizera badakoresha umuhati wabo, badacogora, badakebakeba, kandi bihanganye kugira ngo bagire umuryango ugendera kuri gahunda, ngo bibe igihamya cy'ibyiza bikomoka ku kwizera Imana, ahubwo noneho abagize uwo muryango bakaba ntacyo bitayeho mu miyoborere yabo no kuguhaza ibyifuzo bibi by'abana babo, ugasanga nicyo kintu bari gukora gusa, baba bakora nk'uko Eli yakoraga, ndetse baba bakoze isoni umurimo wa Kristo, kandi bakizanira kurimbuka bo n'imiryango yabo. Ariko uko ibi bikomoka ku kutaba indahemuka kw'ababyeyi biba bikomeye mu buryo ubwo ari bwo bwose, ibyo bibi byikuba inshuro 10 kurutaho iyo bibaye mu miryango y'abashyizweho ngo babe abigisha b'ubwoko bw'Imana. Iyo bene abo bananiwe kuyobora ingo zabo bwite, bitewe n'urwo rugero rubi, bayobya abantu benshi. Icyaha cyabo gikomeye cyane kuruta icy'abandi, kubera ko n'inshingano yabo isumba iy'abandi. Aha rero tubizirikane, ano magambo arakomeye cyane. Ubwo noneho tugeze ku bantu bafite inshingano mu itorero, babandi bitwa ngo bahagarariye abandi. Inshingano yose waba ufite ikintu runaka icyo ari cyo cyose uyobora mu itorero, ingaruka z'amafuti yawe cyangwa se uburyo utubahiriza icyo Imana igusaba, ingaruka zikuba inshuro 10 kuko uri umuyobozi. Muzirikane ibyabaye kuri Mose, asa nkaho yakoze icyaha cyoroheje, ariko cyarahanwe Imana yihanukiriye. N'aha rero niko na Eli nawe byamugendekeye, kandi twabibonye ko n'ingaruka z'ibya Eli zaragiye zikwira hose mu gihugu cyose cy'Abisirayeli. Rero abayobozi by'umwihariko abavuga ko ari abavugabutumwa bwiza bafite inshingano ikomeye, ariko ikindi tugomba kwibuka, ntabwo tugomba guca imanza
hari abantu baba barakoze inshingano yabo uko bikwiriye, ariko kubera Satani yanga abavugabutumwa, nawe yibasira cyane abana babo, ugasanga buri gihe abana b'abavugabutumwa ni ibibazo, ni ibibazo, ni ibibazo. Niba abo bavugabutumwa barakoze inshingano bagomba gukora, niba koko bayikora barahirwa, ariko niba batayikora icyaha cyabo kikuba inshuro 10. Ahantu hose muzabona bari kugereranya ab'Imana yatoreye inshingano ikabaha isumbwe, igihe cyose muzajya mubona bari kubagereranya n'abizera basanzwe mu itorero cyangwa se badafite inshingano zidasanzwe, muzasanga buri gihe berekana ko harimo itandukaniro ry'inshuro 10. Muzanabisome no mu nyandiko zitandukanye n'ibyo Pawulo yanditse, muzabona yuko ngo umuntu w'Imana, umuntu ugiye gutorerwa kuba umwepiskopi n'ibindi, bavuga ko umutwaro we uba wikubye inshuro 10, kandi amafuti ye nayo yikuba inshuro 10. Muzabisoma mu ijambo ry'Imana. Reka nze ndebe iryo somo ribivugaho kugira ngo naryo ndisome mubone yuko Imana ivuga kino kintu ikagishimangira ikagitindaho cyane. Nshuti muvandimwe rero, rya somo ndaribonye rishimangira ibyo nari ndimo ndavuga. Riboneka hano muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 1. Haravuga ngo bene data, ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba abigisha, muzi yuko tuzacirwa urubanza ruruta iz'abandi. Izi nizo nama Yakobo yatanze. Rero nshuti bavandimwe, bino bintu tubyiteho cyane. Ni ukuvuga ngo abayobozi b'itorero, ufite wese ikintu ayobora cyangwa se ahagarariye, urubanza rwacu tuzacirwa urubanza ruruta iz'abandi, kuko n'inshingano dufite isumba iz'abandi. Hano mu mwuka w'abahanuzi barabigaragaje ko n'uburemere bw'igihano bugomba kwikuba inshuro 10. Ingaruka z'ibyo turi gukora, ibibi byacu byikuba inshuro 10 kuruta iyaba bikozwe n'imiryango y'abantu badafite inshingano zihariye mu itorero. Kuko hano twabisomye ngo ariko uko ibibi bikomoka mu kutaba indahemuka kw'ababyeyi biba bikomeye mu buryo ubwo ari bwo bwose, ibyo bibi, ingaruka z'ibyo bibi zikuba inshuro 10 kurutaho iyo bibaye mu miryango y'abashyizweho ngo babe abigisha b'ubwoko bw'Imana, abigisha, babwirizabutumwa. Iyo bene abo bananiwe kuyobora ingo zabo bwite bitewe n'urwo rugero rubi, bayobya abantu benshi, icyaha cyabo gikomeye cyane kuruta icy'abandi, icyaha cyabo gihita gikomera cyane kuruta icy'abandi, kubera ko n'inshingano yabo nayo ikomeye kuruta iz'abandi. Hano Bibiliya irabitweretse yuko n'urubanza bene abo bazacirwa rurakomeye kuruta imanza abandi bazacirwa. Rero byarangiye umuntu aramutse akomeje gusoma mu buryo burambuye, yabona ko amaherezo ya Eli ntago yabaye meza. Byarangiye Eli apfuye nabi rwose, arabiranye bitewe n'izindi nkuru yanumvisha ahandi. Ariko Eli ntago yigeze acyaha abana be akomeje. Bibiliya itwereka ukuntu yabacyashye ngo none se ngo bana banjye, ngo njya numva ngo hari ibintu babavugaho, kuri ntabwo kwari ugucyaha. Ariko ikintu gitangaje ari nacyo kitwereka yuko ababyeyi b'iyi minsi bo bazanakubitwa nyinshi kurenza za Eliya cyangwa se Eli. Byibura we yarabegera arababwira ati hari ibintu numva babavugaho, bino bintu mureke ntabwo ari byiza. Byibura we intambwe yarayiteye, ariko nawe yagawe kuko atabacyashye bikwiriye, yacyashye adakomeje inshuro nyinshi, kandi yarabyirengagije kugeza ubwo abana barundutse, bari abanyabyaha bafite ibyaha byinshi cyane. Abana baba bafite ibyaha bitandukanye, ariko ibyavuzwe cyane muri Bibiliya ni uko bari abasambanyi, basambanyaga abagore n'abakobwa bakora mu ihema ry'ibonaniro, bakanabikorera mu ihema ry'ibonaniro, cyangwa se nk'uko twavuga gukorera ibyaha byeruye mu rusengero. Ikindi tugomba kuzirikana ni uko ngo bari abanyanda nini, ntabwo bategerezaga yuko umuntu wazanye igitambo basoza kugitunganya n'ibindi bitandukanye, ahubwo ngo bajyaga kujabura, bakajya kujabura bakabaka inyama ndetse bakabamerera nabi. Baragiye bahinduka abana babi cyane, aho kugira ngo batange ishusho ya Kristo yagakwiye kubaturukamo nk'abakomoka mu rugo rw'umutambyi mukuru, bakoze ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo.
Tugeze ku ngingo rero ivuga ngo ababyeyi bakoze neza nabo inshingano Imana yabaragije bazagororerwa kubona ubugingo buhoraho. Amen. Nk'uko bazagororerwa kandi bakagororerwa muri iyi si, ibyabo bakabihererwa muri iyi si ari byo by'umuriro w'iteka ugomba kubatwika bagashiraho, ni nako abakoze neza Imana izagira gute? Izabagororera. Tugiye kubisoma mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo soft paje 475. Haranditse ngo ibikorwa birarangurura kurusha imvugo nziza cyane ivuga uburyo umuntu yubaha Imana. Ano magambo twayasomye, ahubwo reka dusoma aha ngaha mu rugo rwa Gikristo. Haranditse ngo mu byo mukorera abana banyu byose mwifashisha imbaraga zose z'Imana binyuriye mu masengesho mubaragize Umukiza, mukorane umwete mutarambirwa mubakorera. Imana izabumva kandi izabireherezaho. Noneho ku munsi ukomeye uheruka uzahagararana nabo uvuga uti ndi hano n'abana Imana yampaye. Igihe Samweli azahabwa ikamba ry'ubwiza azarirambika ku ntebe y'ubwami kugira ngo yubahe Imana, kandi azashimana umunezero ko iryo kamba yambitswe ry'ubwiza budapfa arikesha gukiranuka kwa nyina mu nyigisho binyuriye mu buntu bwa Kristo. Umurimo w'ababyeyi b'abanyabwenge ntuzahabwa agaciro n'ab'isi. Ndetse n'uyu munsi ababyeyi bitwara neza, imvune bagira, uko bitwararika cyane ngo abana babo bakomeze kubaha uburere bukwiriye, ntabwo izo mvune zigaragarira ab'isi. Ariko ku munsi w'urubanza igihe ibitabo bizabumburwa, uwo murimo uzagaragara nk'uko Imana iwubona, kandi imbere y'abantu n'abamarayika uwo murimo uzahabwa ingororano. Bazasobanukirwa ko umwana warezwe neza yabaye isoko y'umucyo mu isi. Kurema imico ye byasabye amarira menshi, guhangayika no kurara amajoro nta kugoheka. Ariko noneho uwo murimo ababyeyi bawukoranye ubwenge, bityo ababyeyi bazabwira na databuja iri jambo rigira riti, ababyeyi bazabwirwa na databuja iri jambo rigira riti nuko mugaragu mwiza. Nshuti muvandimwe rero, biragaragara yuko ibyo biba nibyo tuzasarura. Ibyo tubiba nibyo tuzasarura. Ubibira mu mubiri azasarura mu mubiri, ubibira mu bugingo azasarura, ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Imana idufashe, yaba ari ababyeyi bariho none, yaba ari n'ababyeyi b'ejo hazaza, kugira ngo ubu butumwa babwiteho cyane kandi bashobore kubushyira mu bikorwa. Batanga igihe, be gutwarwa n'akazi burundu ngo babure umwanya wo kwita ku bana no kubaha uburere bukwiriye. Ibyo wakwitaho byose, ibyo washyiramo imbaraga zawe zose, wibagiwe inshingano Imana yaguhaye, ntacyo bimaze, byose ni zero. Ubutunzi bwose wazageraho, abana bawe warababuriye umwanya, icyo wakora cyose, amagambo yose wavuga, ubutumwa bwiza wabwiriza ku isi yose, abana bawe utabaha icyitegererezo kinyuze mu mico yawe, byose ni zero. Ariko kandi nshuti muvandimwe, tugana ku musozo rero, reka twubahe Imana kandi dusenge. Uwiteka Imana yacu, turagushimye cyane ko uduhaye umwanya mwiza cyane wo kongera kwicara imbere y'ibirenge bya Yesu tukiga. Tugushimiye ko twize ibintu byinshi cyane, twongeye kwibuka amateka y'ibyabaye, twongeye kubona amabwiriza watanze mu ijambo ryawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagusaba kugira ngo ababyeyi uduhe imbaraga, ababyeyi b'ejo hazaza ubahe imbaraga, abasore, inkumi, buri wese wumvishe iki cyigisho n'undi wese uzacyumva, Mwuka Wera azamugenderere, buri wese ujye umuha gukora ibikwiye, uduhe kukwitegura kugira ngo uzagaruka tuzasangwe twiteguye. Turinginga cyane dusaba n'umwana wese uzumva iki cyigisho cyangwa urimo uracyumva nonaha, turakwinginze kugira ngo nawe umuhe guha agaciro ibyo ababyeyi bamubwira, umuhe guha agaciro uburemere bw'inshingano ababyeyi baba bafite, maze nawe aborohereze, abere umwana muzima, umwana ushima, umwana ushimwa imbere yawe, ndetse akaba ari n'umwana ushimwa muri rubanda cyangwa se muri sosiyete. Turagusaba kugira ngo duhe kukwitegura uko bikwiriye, yaba twebwe n'abana bacu, maze ubwo tuzabasha guhagarara mu rubanza dutsinze, duserukanye ubutwari dufite n'abana bacu bari hamwe natwe, tuzahimbaza izina ryawe. Kandi tubigusabye tubyizeye, tubyingingiye Imana Data, tukaba tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.